Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Turacyari rero mu byishimo bya Pasika. Pasika igihe tuzirikana izuka rya Kristo. Ni igihe rero buri mukristo aba atekereza ku rupfu n'izuka. Ndashima Yezu wazutse, ubu ngubu akaba ari muzima, ubu ni iteka ryose. Bagenzi tugana mu ijuru rero, Nyagasani Yezu arakomeza kudukangurira kuzirikana ku izuka rye, ariko kandi tutibagiwe yuko iryo zuka tuzarigeramo twaciye mu mibabaro. Nawe yemeye kubabara kugira ngo adukize. Ntabwo nshidikanya ko muri iyi minsi twarebye, wenda twagize ibihe byo kubona amagambo menshi atwerekeza mu bubabare bwa Yezu, kandi ayo magambo abenshi nyine akagenda mbese adutera ubwoba. Ndavuga nihereyeho, nagiye mbona nyine nka filime z'ibabara rya Yezu, La Passion du Christ, ariko ariya mafilime agaragaza ibabara rya Yezu cyangwa se amashusho agaragaza ububabare bwa Yezu ko tugenda tuyoherezanya cyane cyane muri iki cyumweru gitagatifu, agenda arushaho kudusobanurira ububabare Yezu yagize. Bagenzi rero tugana mu ijuru, Yezu yarababaye turabizi, ariko iyo ubonye nk'iriya filime nubwo yakinwe n'abantu, ariko isa naho yongera kukwibutsa umubabaro Yezu yagize. Njyewe rwose ntaravuze, nabwiye abavandimwe ntabwo nayireba, kuko ndayireba nkumva birandenze. Nyamara ariko nubwo nayireba cyangwa si nyirebe, ntabwo bikuraho ukuri nyirizina kw'ibyabaye. Abagenzi rero tugana mu ijuru, tujye twibuka ko Yezu yapfuye kugira ngo adukize, maze natwe duharanire kuba koko mu ntumwa ze. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku kiganiro nagiranye na Yezu cyitwa Ibikomere bya Yezu. Ibikomere bya Yezu rero, Yezu yaranyiyeretse, njya mbivuga kenshi, yaranyiyeretse anyereka ababaye cyane. Muri uko kubabara cyane rero byagiye bituma mubaza ibibazo byinshi. Yezu iyo tuganira njyewe mba meze nk'umwana iruhande rwe, ku buryo mba numva ntatinya kumubaza ikintu icyo ari cyo cyose kuri njyewe numva natekereza yuko cyangirira akamaro. Kandi njyewe nabonye ko nibyo mubaza ari we umpa kubibaza. Bityo rero twaraganiriye, mubaza ku byerekeranye n'ibikomere bye. Noneho nimwumve bavandimwe ikiganiro nagiranye na Yezu, mubaza nyine ku byerekeranye n'ibikomere bye. Yezu Kristo yansanze aho narindi nsenga mu gitondo cyo ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'ibihumbi 2007, maze arambwira ati, mwana wanjye, abantu benshi cyane basuzugura ubucunguzi bwanshegeshe. Koko abacunguzi bashobora kuba benshi ku isi, ariko ubucunguzi bw'ukuri n'ubwabereye ku musaraba ahantu hitwa Igorogota ku Kibihanga. Wari umusozi w'umuvumo, wari umusozi w'ibibi, ariko guhera icyo gihe wabaye umusozi w'umugisha. Ese uzi ukuntu haterera? Reka mbikubwire, njye ndabizi. Haramvunnye cyane kandi naniwe cyane. Nageze aho nicuza icyo navukiye, nibaza icyanzanye, ndirambirwa pe. Kuri uwo musozi nagombaga kwazamuka, kuko nagombaga kuhavugira ijambo. Ndi umwami mwiza, nafatiye ijambo mu bubabare, ndivugira hirengeye, ndivuga nta mikoro yo ku isi, ahubwo iy'ijuru. Ndivuga ndanguruye, ntaribwira abantu kuko bo bari banyanze, ahubwo ndibwira abamarayika na Data. Bararyumvise abamarayika kuko ryabakangaranije. Ijambo ry'imbabazi, ijambo ry'impuhwe, ijambo ry'ineza. Barumiwe kuko Imana yari yabategetse gukurikira inzira y'ubwiyunge na muntu, maze kandi bamenyeshwa ko ijambo nza kuvuga ari ryo jambo rya nyuma, nayo itagira icyo irenzaho.
bo rero bari bategereje iryo jambo gusa, kubera ko byari bikomeye, bari bakangaranye. Isaha yaryigeze, inzogera mu ijuru zaravuze, abamarayika bahinda umushyitsi bategereje iryo jambo ngiye kuvuga, maze ndavuga ngo dawe bababarire kuko batazi icyo bakora. Shimirwa Nyagasani Yezu, shimirwa Yezu mwiza, shimirwa kubw'ijambo ryawe, shimirwa ko watubohoye, shimirwa ko wadukijije, shimirwa Nyagasani Yezu. Iri jambo ryashoboraga kuba ijambo ryo kuducisha umutwe, iri jambo ryashoboraga kuba ijambo ryo kutwicisha burundu, kuko twari tumaze kuvuga ngo amaraso ye azaduhame twebwe n'urubyaro rwacu. Nyamara Nyagasani Yezu, ntabwo wagendeye ku mubabaro ngo utuvume, ahubwo waduhaye umugisha. Yezu mwiza rero, ndasabira abantu bose bafite intwaro yo kuvuma, bayifite mu kanwa kabo. Yezu, ndasabira abantu bafite intwaro yo kuvuma mu kanwa kabo. Yezu, bababarire. Ndasabira abantu barakara vuba bakavuga amagambo adakwiriye. Yezu, bababarire. Ndasabira abababaye, Yezu mwiza, ubababarire be kuvuga amagambo akomeretsa abandi. Ndasabira kandi abari kubabaza abandi, Mwami wanjye, kugira ngo nabo bisubireho, haba ubumwe n'urukundo hagati y'abana bawe. Yezu, wihanganye kandi ukababarira, duhe kubabarira. Data yagize ikiniga cy'ibyishimo, nawe iryo jambo ahora ryibuka, maze agiye kubababarira ahera ku bangiriye nabi, akurikizaho abifatanyije nanjye bose, kandi abaha umugisha n'urubyaro rwabo. Ku musaraba w'isoni, ku musaraba w'agahinda, ku musaraba wo gutereranwa, ku musaraba w'abagome niho nahagaze, nambara ububi bwose bushoboka, ubwo wabasha gutekereza, ndetse n'uburenze ubwenge bwawe bwose bwankoraniyeho, kugira ngo nishyure ideni ryawe. Ndangurura ijwi ndakubabarira, ndangurura ijwi ndagutonesha, nemera kwambara ubusa wowe urambikwa, ndangije ngukingurira amarembo y'ijuru, maze nkomeza gutega amaboko ngo nguhobere. Yezu amaze kumbwira ayo magambo, nanjye naramubajije nti, Yezu rero, kuva nkiri muto kugeza n'ubu nsoma inzira y'umusaraba nkumva ndababaye cyane. Ese Yezu, ni hehe hagushegeshe kurusha ahandi mu nzira y'umusaraba? Yezu aransubiza ngo, koko narababaye mwana wanjye, kandi nababaye birenze urugero. Ariko aho nababaye cyane nk'uko bimbajije, kandi n'ubu hakaba hakimbabaza, ni ku mutima wakunze abantu, ariko bo bakawitura inabi, n'ubu bakaba bakiwuhemukira. Aho ndahaguhishuriye ngo ubwire n'abandi ko mbabara cyane kubwo abanyabyaha badashaka kwihana. Benshi bazakubwira ko basanzwe babizi, ariko si cyo gisubizo nshaka. Ahubwo icyo nshaka ni uko ubimenye yabizirikana, naho uvuga ko yari asanzwe abizi akamenya ko mbimwibukije kugira ngo abizirikane.
koko benshi bazabazwa ibyo bamenye, ubaburire ntibizababera urubanza. Muvandimwe ugana mu ijuru, icyo nicyo gisubizo Yezu yampaye kuri icyo kibazo nari mubajije. Nawe rero uraburiwe ntibizakubera urubanza. Yezu yarababaye, ku mubiri yarababaye, ageze aho ariko arapfa. Nabyo yansobanuriye. Iki kiganiro cyarambabaje cyane ku buryo nibuka uko nakigiranye na Yezu, nubwo byabaye mu mwaka wa 2007, ariko n'uyu munsi numva bisa naho ndi kongera kukigirana nawe kuko ndabyibuka neza. Narababaye cyane kandi nararize amarira menshi. Yezu yarababaye pe, yarababaye pe. Ntabwo ngewe mbasha gusobanura iby'ububabare bwe kuko birenze ubwenge bwacu. Byonyine niyo dutekereje guterera umusozi, byonyine guterera ahantu haterera, fata kuri rya zuba uterera umusozi, wenda nta n'icyo wikoreye. Ngewe ndavuga nka ngewe noneho, kubera n'ibiro mfite, guterera umusozi byarananiye. Iyo ngeze ahaterera rwose nsenga Imana nkayibwira nti wambabariye ukamfasha rwose, mbese inzira iterera ntabwo inyorohera. Noneho iyo Yezu ambwira ati naratereye, ngewe mbyumvira mu mubiri wanjye nkumva ko birenze, kuko ngewe guterera birananira ngewe ku giti cyanjye. Noneho rero guterera umusozi ku zuba, rya zuba, reba izuba mbese izuba ryakaze koko, ryaka koko. Iryo zuba uhetse umusaraba uremereye cyane kuko wamugushije inshuro 3. Uhetse uwo musaraba uremereye cyane, abantu bagutuka bagukubita, nta n'umwe ugucira kandi utega, nta n'utekereza kukugirira neza, mbese uzamuka udafite n'icyizere cyo kuvuga ngo ningera hejuru y'umusozi ngo runaka ari bunyakire, utazi n'ibiri bukurikiraho nugera hejuru y'umusozi, udafite n'umuntu ukubwira ati komera ihangane. Ntawe rwose. Muvandimwe ugana mu ijuru, nawe gerageza ubyumvire mu mubiri, gerageza ubyumvire mu mubiri. Urumva umubabaro Yezu yagize, kandi kuri uwo mubabaro wa Kristo niho twacunguriwe, niho twababariwe ibyaha byacu. Arazamuka ageze ku musozi, hejuru y'umusozi, mu mpinga y'umusozi. Aho ngaho rero, aho kugira ngo bamubwire bati ngaha kiri ufata utuzi unywe unakarabe wenda bamwomora ibyo bisebe, ahubwo bamubambye ku musaraba yumva. Barangije barawushinga umusaraba, barawushinga. Bibiliya iratubwira ngo guhera ku isaha ya 6 kugera ku isaha ya 9 ni amasaha 3 yamaze mu isamba kuri uwo musaraba umeze gutyo. Ubwo muri uko gusamba rero nabyo turashobora kubitekerezaho. Ntabwo abantu bazaga bamubwira bati yo mbega n'urwupfuye mbese we ni wowe koko, yabamubwiraga ngo iki, amagambo y'abahisi n'abagenzi ejo twayaganiriyeho, ukuntu bamukwenaga, ukuntu bamutukaga, bavuga ngo yakijije abandi ngo nawe niyimanure ku musaraba. Nyamara Nyagasani Yezu ntabwo yigeze yimanura ku musaraba ngo yerekane koko kubwo bubasha bufite, yarihanganye kugeza ku ndunduro. Bagenzi tugana mu ijuru rero, tugomba kumenya ko umwami wacu yababaye, natwe tukagerageza kumwakira umusaraba. Noneho kumwakira umusaraba nk'uko yabidusobanuriye ejo kuri Pasika, yaravuze ati kuba uzi ko nababaye ntibihagije, ahubwo gukora nk'uwamenye ko nababaye nicyo nkeneye kuri wowe. Nyamara abantu benshi ibyo ngibyo tujya twumva ntacyo bitubwiye. Bagenzi tugana mu ijuru, nimureke twambaze Yezu, tumuhamagare iteka ajyaza mu ruhande rwacu. Tongera rero mbwira abagenzi tugana mu ijuru, nimureke nukuri turebe ku musaraba, turebe umwami w'amahoro wadukunze, hanyuma rero natwe tumukunde kandi dukora icyo ashaka. Ati rero igikomere cyambabaje kandi no ukikimbabaza nicyo ku mutima wakunze abantu ariko bo bakawitura inabi.
n'uyu munsi rero abantu baracyitura umutima wa Kristo, baracyawitura inabi kuko ntabwo bashaka kwemera ko Nyagasani Yezu hari icyiza yakoze. Nimureke rero dukomeze dusenge bavandimwe, dukomeze dusabire isi, kuko Nyagasani Yezu yaravuze ati musenge, abwira abigishwa be mu murima wa Getsemani mu gihe bari basenga, ati mube maso kandi musenge kugira ngo mutagwa mu bishuko. Bagenzi tugana mu ijuru, aya magambo nubwo turimo kwizihiza Pasika, ntabwo aya magambo yataye agaciro. Ntabwo Yezu yavuze ngo noneho ngo nimwisinzirire ngo kuko byatunganye. Oya, muracyasabwa kuba maso no gusenga kugira ngo mutagwa mu bishuko. Nibyo koko roho igira ubwinyakure ariko umubiri ukagira intege nkeya. Abo niko twebwe abantu tumeze, kandi Yezu azakomeza kutugirira neza. Mureke rero dukomeze dusenge, dusabe Imana kugira ngo tugire imbaraga, maze tuzashobore guhunga ibishuko by'inzangano, guhunga ibishuko by'amacakubiri bituma isi igera habi, bituma abantu bapfa akarengane, bituma abantu bagira inzangano. Mureke dusenge. Nyagasani Yezu, duha umutima mushya, dushyiremo n'ubwenge bushya, maze tugire urukundo nk'urwo wadukunze. Nyagasani Yezu rero yakomeje kunganiriza, ambwira ibikomere bitazwi. Ibindi bikomere mutazi ni ibikomere byaho nahekeye umusaraba, ibikomere byaho nakubiswe hose, ibikomere by'amahwa n'ibikomere byaho naguye hose. Ibyo ujye ubyibuka kenshi, kandi umunsi wo kuwa gatanu uwo munsi wo kuzirikana kuri ubwo bubabare bwose. Naho ibikomere bitanu bizwi, ndagira ngo nabyo ngusobanurire ko kuba bizwi bitavuga ko byubahwa. Bikwiriye kubahwa kuko bishushanya umuntu wuzuye, ufite umutwe, amaboko, amaguru n'igihimba. Ibikomere bizwi, reka nabyo twongere tubivugeho. Hari ibiganza bibiri, ibirenge bibiri n'igikomere cyo mu rubavu. Ibyo ngibyo rero ni ibikomere bizwi kandi byanditswe muri Bibiliya, nk'uko yabonekeye Tomasi akamwereka inkovu z'ibikomere. Ni ukuvuga iki rero? Hari umuvandimwe uherutse kumbaza ngo ese ngo ko bavuga yuko ngo ibikomere bya Yezu ari ibikomere bitanu, ibizwi nyine ko ari ibikomere bitanu, ati kandi ngewe mbona ari ibikomere bine. Ati amaboko abiri, amaguru no mu rubavu. Ati rero nkabibona ari ibikomere bine. Amaguru rero mu by'ukuri Yezu ansobanurira uburyo bamubambye, yambwiye ko bayagerekeranyije, ni ukuvuga ngo bayateyemo umusimari umwe. Nuvuga ngo imisimari yabambye Yezu ntabwo ari 4 ni 3, ariko nubwo ari 3 bwose yashimangiye mu birenge bibiri, ntabwo yashimangiye mu kirenge kimwe. Nuvuga ngo ni umusimari umwe wahinguranyije ukava ku kirenge kimwe ugakomereza ku kindi ukajya no ku musaraba. Nizere ko ibyo byumvikana. Bityo rero ko ibirenge byo ari bibiri, ni ukuvuga ngo ni ibikomere byo mu birenge bibiri, ntabwo ari ibikomere byo mu kirenge kimwe, kuko ibirenge ni bibiri n'ibiganza bibiri, ubwo ni 4 no mu rubavu rero. Ibyo ni ibikomere bizwi, ariko Nyagasani Yezu akaba ari no kutubwira ku bikomere bitazwi. Bitazwi ni bya bindi tuvuga tuti Yezu yarababaye, twumva ko yababaye pe, ariko hari ibikomere byinshi cyane yagize ariko abantu batajya bazirikana. Kuko Bibiliya uko ibitubwira, batubwira yuko ndetse no mu gihe cy'inzira y'umusaraba batubwira yuko ari aho bageze, noneho bamwambura bagiye kumubamba ku musaraba, ngo bashishimuye imyambaro ye. Noneho ya myambaro yari yamaze gusa n'iyumira ku bikomere, bya bikomere kandi ubwo bari bataramubamba, bya bikomere byomokana
n'ikanzu. Ubwo nawe urabizi muvandimwe, ntabwo wenda turi buze kubishushanya, ariko turabizi igisebe cyangwa se igikomere cyagiyemo amaraso yafatiye mbese mu gitambaro uko bigenda kucyomoraho no kubanza gusukaho tuzi ukabanza kuhoroshya, ibyo turabizi. Kuko ushishimuye nabi birumvikana uko bigenda. Noneho rero Yezu kubera ko nta mpuhwe bari bamufitiye, nta kinya bari kumutera ngo bakuremo ikanzu, kandi bari bamukubise bihagije. Noneho turibuka yuko no mu ivanjiri twasomye ejo yanditswe na Matayo, twasanze yuko Nyagasani Yezu bamujyanye ahantu baramwihererana baramukubita, barangije bari bamukuyemo ikanzu barongera barayimwambika. Bamaze kumukubita no kumuciragura no kugira gute, barongera bamwambika ya kanzu, abona rero kujya guheka umusaraba. Ni ukuvuga ngo ahetse umusaraba awuhekeye kuki? Ku bikomere bari bamuteye bya nkoni bari bamukubise akiri muri bwa bwiherero. Bamuzana rero ku karubanda, batangiye kumuhondagura. Mbese Pilato yamaze kumubaha nyine ngo abasirikare bamwigiza hirya, barabanza bamukoreraho, navuga ngo bambanza kumukoreraho ibintu by'imibabaro. Mbese barabanza baramukubita, bamaze kumukubita nibwo bamuzanye, noneho n'abandi babona gukubitaho. Ni ukuvuga ngo Nyagasani Yezu yarababaye kandi birenze ibyo umuntu yavuga. Nubwo rero yababaye gutyo muri iryo gombaniro ryose nyine ngo ryamukoraniyeho rigakubita, ntabwo Yezu yigeze ataka cyangwa ngo avuge ngo nimundeke, ahubwo yakomeje kugendana muri ubwo bubabare nyine, yakomeje kugenda arihangana kugeza ku ndunduro. Aho ngaho rero reka tuhasome kugira ngo tuhibukiranye. Ni mu ivanjiri yanditswe na Matayo umutwe wa 27 guhera ku murongo wa 27. Yezu atamirizwa amahwa. Nuko abasirikare b'umutware mukuru bajyana Yezu mu gikari cy'ingoro ye, bamukoranyirizaho igombaniro ryose, baramwambura, bamwambika igishura gitukura, hanyuma baboha ikamba ry'amahwa barimutamiriza mu mutwe, bamufatisha n'urubingo mu kiganza cy'iburyo. Bagatera ivi imbere ye, bakamushungera bavuga bati, urakarama mwami w'Abayahudi. Nuko bakamuvunderezaho amacandwe, bagafata rwa rubingo bakarumukubita mu mutwe. Bamaze kumukwena bamwambura igishura, bamwambika imyambaro ye, maze bamujyana kumubamba ku musaraba. Ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Bamaze kumukwena, bamaze gukora ibyo byose, barongeye bamusubizamo ya kanzu ye, noneho babona kumusohora hanze. Ariko ryagombaniro ryose ryari ryamukubise, ndetse ubwo no kuvuga ngo yahetse umusaraba yambaye ikamba ry'amahwa. Ndizera yuko aho ngaho turi kuhumva rero, bityo bikaba bisobanura uburyo Nyagasani Yezu yababaye. Ibikomere bizwi rero ni 5. Ibyo ngibyo 4 n'icyo mu rubavu turakizi ko abasirikare kubera ko ngo bari kwitegura isabato, kandi iyo sabato ikaba ari umunsi ukomeye cyane, ngo bigira inama basaba Pilato ko bagomba kuvuna amaguru y'abari ku musaraba kugira ngo babamanure ariko batiruka. Ukuvuga ngo ntago bayavunaga ngo kugira ngo bayavune gusa, ahubwo baravugaga bati tugiye kubamanura, ariko kubera ko ari abagome barahita biruka. Kugira ngo batiruka, reka tubamanure ku musaraba, isabato itahabasanga, ariko turabavuna amaguru kugira ngo bataza kubasha kwiruka. Umva rero ntago ari ibintu byoroshye mwabavandimwe banjye mwe. Urwango ruri mu mitima y'abantu n'urwango rubishye rukabije, kandi barabyemeye. Uwa mbere bamuvunya amaguru, uwa kabiri bamuvuna amaguru, ariko Yezu kubera ko yari yapfuye ntago bamuvunya amaguru, ahubwo umwe mu basirikare yamuteye icumu mu rubavu. Rwa rubavu rero hahita havamo amazi n'amaraso. Muri rwa rubavu rero uwo musirikare yagiraga ngo arebe niba Yezu wenda ataka, kuko iyo Yezu ataka bari kuvuga bati aracyari muzima ni mu muvuna amaguru. Ariko bakubisemo iryo cumu, babona nta nubwo atatsi, ati yewe uyu we yarangiye. Nuko nguko byagenze. Yarababaye rero Yezu. Ndizera yuko ibyo ngibyo
tutabishidikanyaho. Gusa nyine nuko twebwe abantu burya biratugora kubyumva iby'ububabare bwa Yezu, tugeraho tukabifata nk'ibisanzwe. Yezu yarababaye kugira ngo adukize, ariko koko yarababaye pe. Nukuri tureke buri wese yumve ko ubwo bubabare bwa Yezu nawe abufitemo uruhare, noneho ujye ugerageza kugira ngo ugire icyo ukora kugira ngo umuhoze. Nyagasani Yezu rero aratubwira ati, kuba ibyo bikomere bizwi ntabwo bivuga ko byubahwa. Bikwiye kubahwa kuko bishushanya umuntu wuzuye, ufite umutwe, amaboko, amaguru n'igihimba. Ubwo rero aho ngaho Nyagasani Yezu aradusaba kubizirikanaho cyane, kuko bigaragara kuko umuntu ufite umutwe uriho nyine rya kamba ry'amahwa, kuko turabizi ko Yezu yari yambaye ikamba ry'amahwa. Ubwo rero ni ukuvuga ngo mu bikomere bizwi nacyo kirimo igikomere cy'ikamba ry'amahwa. Abantu barakizi ko yari yambaye ikamba ry'amahwa, wenda ntabwo bazi uko ayo amahwa yamujombaguraga. Ibyo ntabwo abantu babizirikana, ariko kuba yari yambaye ikamba ry'amahwa byo turabizi. Noneho rero akavuga ubwo ikamba ry'amahwa ni ku mutwe, amaboko abiri, amaguru abiri, ndetse no mu rubavu ariho hagaragaza igihimba. Rero Nyagasani Yezu arashaka ko tujya tubizirikana kandi tukabyubaha. Mu kubyubaha rero Nyagasani Yezu yaduhaye amasengesho dukora buri wa gatandatu. Ubundi ayo masengesho twagombaga kujya tuyakora kwa gatanu, ariko kubera ko kwa gatanu bari umunsi wenda w'akazi abantu badashobora guhura, tukajya tuyakora kwa gatandatu, ariko bitabujije ko kwa gatanu tugira gahunda y'inzira y'umusaraba itavaho. Nuvuga ngo Nyagasani Yezu yadutegetse ko buri wa gatanu tugomba kujya dukora inzira y'umusaraba, haba mu gisibo, haba mu gihe cya Pasika, mu gihe cya Noheli, haba mu gihe cya Pasika. Muri make inzira y'umusaraba ni ubuzima bw'umukristo. Akaba ariyo mpamvu twebwe wenda mu gihe cy'amasengesho, nimvuga ngo twebwe ndavuga abakristo, reka mvuge ngo twebwe abakristo bavuguruye, ntabwo tugomba gufata ngo Pasika ngo ni igihe cy'ibyishimo, ngo kubera ko ari igihe cy'ibyishimo rero ngo ubwo no kuvuga ngo nzakandagira abantu, nzabereka ko ari ibicucu, mbese gutyo. Oya, ahubwo mu gihe cy'ibyishimo ni ibyishimo by'izuka, ni igihe cyo kuzirikana ko Yezu wazutse ari muzima. Ariko kandi igihe cy'igisibo nacyo kikabaho, tugahora twibuka ko Nyagasani yababaye kugira ngo tubabarirwe. Imbabazi yatugiriye natwe tukazigirira abandi. Nidufata ubwo buzima bwa Yezu tukabugira ubuzima bwacu bwa buri munsi, tuzabaho mu gihe cy'igisibo, tube mu gihe cya Diveni, tube mu gihe cya Pasika, mbese ibyo bihe byose tuzajya tubibaho mu gihe cy'umunsi umwe. Uko bizahinduka bikaba ubuzima bwacu bwa buri munsi. Bityo rero Nyagasani Yezu yarambwiye ati, ntabwo nshaka abantu basiganwa ngo bagiye mu misa kuri Pasika, ngo basiganwa ngo bagiye mu misa kuri Noheli, cyangwa basiganwa ngo bagiye mu misa kuri Bonane. Hari abantu burya bafite umuco wo kumva ko azajya mu misa ku minsi mikuru yategetswe na Kiliziya gusa. Ibyo ni ubukristo Nyagasani Yezu akunda kugereranya n'ubukristo bw'umuhango. Ari nabyo yatubwiye ejo ko amasengesho atewe n'ubwoba bayita amatakirangoyi. Ayo matakirangoyi rero ntabwo Imana igiye yakira, ntabwo iyumva ngo iyaha agaciro, kuko ibizi neza yuko ayo matakirangoyi ikikubabaje n'ikivaho utazakomeza gusenga. Kandi koko iyo kivuyeho ni bakeya cyane bakomeza kuzirikana ko hari icyo bavuze, ni bake cyane. Mu bantu wenda tuvuge mu bantu 100 barizwa n'amatakirangoyi, uzasanga wenda abantu 2 cyangwa 3 aribo bibuka yuko ari igihe bababaraga. Tugendeye no mu byanditswe bitagatifu, Ivanjiri ya Yezu akiza ababembe, yakijije ababembe 10, ariko umwe wenyine niwe yagarutse gushima. Kubera iki? Abantu twibagirwa vuba. Iyo icyatwirukankanaga kirangiye dusa naho twibagiwe ko cyabayeho. Niyo mpamvu rero Nyagasani Yezu dusaba guhora tuzirikana icyo yakoze kugira ngo tugishyire mu buzima bwacu bwa buri munsi. Haleluya. Muvandimwe rero, nashakaga kukubwira nti ntabwo umukristo nyawe abavuga ngo iki ni igihe cya Pasika,
uko ni ukwezi kw'impuhwe, uko ni ukwezi kwa rozari, uko ni ukwezi ko gusabira abapfuye. Ni ibihe byacu bya buri munsi kumva ko mu masengesho yawe ugomba guhora uzirikana ko hari abantu bababaye ugomba kugirira impuhwe, guhora uzirikana, mbese uhora ubizirikana. Haleluya. Kuba wenda navuga ni aleluya muri pasika nako mu gihe cy'igisibo, ntabwo ari uko mba nirengagije ko kiliziya turi mu gihe cy'ububabare cyangwa se cy'igisibo, ariko nzi ko aleluya ari ijambo ry'ubuzima. Haleluya. Kubera rero ko no mu gihe cy'igisibo tuba turi bazima, nanjye ndavuga nta aleluya, haleluya, nkavuga ni Nyagasani ndayivuze kandi ntawe ncumuriye. Amena. Haleluya. Ni ijambo rizamura, ni ijambo rinyongerera imbaraga, ni haleluya. Niyo ndi kuvuga ubutumwa nkavuga aleluya numva nongerewemo imbaraga. Hari abavandimwe bajya bambwira ngo mama Louise uvuga aleluya tukishima, nanjye nyivuga nezerewe aleluya. Ariko iyo turi mu gihe cy'igisibo burya sinjirota kirangira ngo numve ko nakomoherwa kuvuga aleluya, kuko buriya twibukiranye ku bakristo gatolika ntabwo byemewe kuvuga aleluya mu gisibo, mu gihe cy'igisibo. Ubundi kiliziya idusaba kuzirikana ku bubabare bwa Yezu, ariko kubera ko byamaze kutujyamo kandi tuzi ko turi kubyibuka, ariko Yezu atagipfa. Haleluya. ndavuga ndayivuze Nyagasani, ndayivuze. Ari n'igihe ntapanga kuyivuga ikancika nkumva nayivuze, ni Nyagasani ndayivuze, ariko rwose nawe ncumuriye kandi Nyagasani Yezu arabizi, ntabwo tuba ducumuye tuvuga aleluya. Aleluya ni ijambo ritwongeramo imbaraga. Haleluya. Numva riranezeza, rirandyohera kandi rwose nibyo. Amina. Haleluya. Nuko rero navugaga iki? Umukristo nyawe ntabwo azareka kuvuga aleluya. Umukristo nyawe ntabwo azavuga ngo iki ni igihe cyo kudakora neza, tuzahora mu bihe byo kugira neza, tuzahora mu bihe byo kuzirikana ku cyo Nyagasani yakoze ababara, tuzahora mu bihe byo kwibuka icyo Nyagasani yakoze aduha umugisha. Haleluya. Tuzahora tubyibuka kandi tuzabibamo iteka. Kubw'ibyo rero nk'abagenzi bagana mu ijuru ndavuga ni mureke dukomeze turebe mu ijuru. Haleluya. Hari udutabara, hari udutsindira, hari utuneshereza, uwo niwe Kristo. Haleluya. Bagenzi tugana mu ijuru rero, abavandimwe dusengana dukora inzira y'umusaraba buri wa gatanu, haba mu gihe cya diveni, haba mu gihe cya noheri, haba mu gihe cya pasika, haba mu gihe cy'igisibo, mbese buri wa gatanu inzira y'umusaraba. Noneho kuwa gatandatu tukagira isengesho ryihariye ryo kuramya umusaraba. Ndavuga nyine mu gihe twabashaga guhura. Ubu tudahura rero, buri wese mu bo dusengana yumva ko ari inshingano ze gusenga ayo masengesho, kabone niyo waba uri wawe mu rugo, ariko kuramya umusaraba ni isengesho dukora buri munsi. Ubundi isengesho ryo kuramya umusaraba muri kiliziya gatolika riba ku wa gatanu mutagatifu gusa. Ni ukuvuga ngo riba rimwe mu mwaka wa liturujiya. Ariko twebwe Yezu yadusabye kurikora buri munsi, buri cyumweru, ni ukuvuga buri wa gatandatu dukora iryo sengesho ryo kuramya umusaraba. Ni ukuvuga ngo umusaraba waducunguye ugomba guhora wubahwa. Haleluya. Ufite agaciro gakomeye. Ubundi umusaraba ntago cyari ikimenyetso cyiza, ariko cyabaye cyiza kubera agakiza kariho. Ni nayo mpamvu tuvuga aleluya kuri imbere y'umusaraba. Noneho rero navugaga ko amasengesho turimo atari ya masengesho y'amatakirangoyi, atari ya masengesho yo guhindurwa n'igihe, ahubwo ari ya masengesho ava mu mutima kandi agomba guhoraho. Nkibuka ko ikibeho Bikira Mariya tubwiye ngo musenge, yabwiraga abana babonekerwaga, ariko natwe turabibwirwa musenge no mu mwanya w'abadasenga. Burya bari abana barababaye, ariko natwe twemeye gufasha Yezu gukiza isi, tukemera ubwo bubabare hakira benshi. None se kibeho ntabwo yavuze ati musabire isi kuko igiye kugwa mu rwobo? Ese dusenze turi benshi isi ntitwayizahura. Ndashima Yezu ko iyi pasika n'igihe cy'igisibo nyine twabibayemo turi muri rya sengesho ry'iminsi 21, kandi ngashima nkavuga nti naho tutabona ibifatika by'umubiri, ariko n'ukuri Nyagasani yarumvise ko nta sengesho na rimwe rijya inyuma y'ugutwi kwe. Aya masengesho mvuga ngo nasengesho na rimwe rijya inyuma y'ugutwi kwa Yezu, kandi tukaba tuzi ko aya masengesho y'amatakira ngo yatayakunda. Nabyo ndabisobanura kugira ngo bitadutera urujijo. Ntabwo akunda amasengesho y'uburyarya,
ya yandi nzavuga ko ndi mu mubabaro hanyuma namara kusohokamo sinibuke ko nabivuze, ayo ntabwo ayakunda. Ariko si ukuvuga ko adashobora kugukiza uri mu mubabaro, gusa bakubwira ati iri ni isezerano tugiranye, ndagukijije nawe uzanyereke ko utari ku masengesho y'amatakirangoyi. Bavandimwe rero ndashaka kugira ngo dusenge tubikura ku mutima, tutabikura mu matakirangoyi, ahubwo tujye tubikura ku mutima ubabaye kandi umenetse. Haleluya. Dusenge igihe cyose, igihe n'imburagihe dusenge kuko Imana iradukunda. Nuko rero Nyagasani Yezu aduha amabwiriza yo gusenga dusabira isi, dusabira n'abadashaka gusenga, dusabira kiliziya, mbese n'amasengesho ahoraho kandi natwe ubwacu twisabira, kuko izi kamere mbi nazo zituma iri ku rugendo ruratugoye. Mwabavandimwe banjye tugana mu ijuru mwe, uru rugendo ruraruhishe. Hari umuvandimwe ejo nabwiye nti ijuru riratugoye ariko tuzarijyamo, humura, tuzaryinjiramo, riragoye ariko nubwo rigoye tuzarijyamo kubera ko twemera Yezu. Haleluya. Riragoye kuko ijambo ry'Imana muri Bibiliya riratubwira ngo kuva ku bwa Yohani Batista ubwami bw'Imana buraharanirwa kandi abibyihare nibo bazabwinjiramo. Ni ukuvuga ngo ntago ari uwo ari we wese mu ijuru, ntago ari kwa nigireyo mu ijuru, ntago ari muri puberi aho imyanda yose ijya mu ijuru, nahajya abantu mbese barikoreye koko. Ariko kurikorera nabyo nubwo Bibiliya bivuga gutyo, ntabwo ari ibintu navuga ngo ntabwo ari filozofike, no, ni ibintu bizwi, ni ibintu bisobanutse. Ni muze ntore za data tujye kubana kuko mwanyubashye. Si abazinjira mu ijuru? Nari ndwaye, haleluya, nari nambaye ubusa, haleluya, nari merewe nabi, urantabara. Nari nyakamwe, ungirira neza, wangiriye impuhwe, nari mu bibazo, ungirira impuhwe. Haleluya. Ati se Nyagasani twakubonye, ati birya mwakoreye bariya bababaye, bariya baciye bugufi, burya ninjye mwabikoreye. Mwabavandimwe banjye mwe, mwarangiza mugatekereza ko kwinjira mu ijuru bizatugora. Ntabwo bitugoye, ijuru rirahari. Haleluya. Hari ahantu tutabona abakene, kuko ubu kwisi wavuga ngo nabuze abakene. Yego, oya, abakene barahari, barahari rwose, barahari mw'abantu mwe, abakene barahari. Kese udashaka gufasha cyangwa ushaka guhina akaboko, ubwo ngo nyine ntago azarikorera. Erega bisaba kwigomwa. Hari umuvandimwe kuri Pasika yanyohereje inkunga yo gufasha abakene, arambwira ati mama Louise atakaga kungane gato, ati ne gato yandabizi, atariko ati mora nsaba Yezu ngo aho abantu bafite umutima, wenda abantu bafite ubushobozi, ati bajya bagukorera, bagufasha, baguha akantu kanini, ati kuko ngiye wakambona ntanze ni gatoya. Kuko ni kari gatoya uko wabitekereza, ariko ngiyewe Yezu yarambwiye ngo nta gatoya kagiwe, mbese akagiye kose kaba ari kanini. Ndagira ngo mbahumurize bagenzi mugana mu ijuru, akagiye kwa Yezu kose kaba ari kanini burya. Ariko Yezu arambwira ati icyo bazaguha icyo ari cyo cyose, ariko uko cyaba kingana kose ujye ugishima kandi wishimire uwo muntu, ushimire uwo muntu ugitanze. Haleluya. Kuko ni ukwigomwa. Hari abantu benshi bafite byinshi ariko badashaka kurekura. Ni nacyo namushubije, naramubwiye rero muvandimwe, abafite byinshi ntibafite n'amahirwe yo kugira umutima wo gutekereza ku bakene, ahubwo abakene batekerezwa n'abakene bagenzi babo. Hari umuvandimwe yajyaga ambwira ati se mama Louise, ati umunyonzi amenya umunyonzi mugenzi we, ati umushoferi akamenya umushoferi mugenzi we, ati natwe abakozi b'Imana ati tugomba kumenyana. Nibyo kandi koko. Haleluya. Nukuri ntabwo ari ukubabeshya, umukene amenya umukene mugenzi we. Iyo waciye mu bukene uravuga uti ndahazi we, wabona n'umuntu wambaye ubusa ukumva rwose koko uravuga uti nibyo koko uyu muntu arababaye, kubera ko ubwo bukene ububuzi. Ndibuka hari umuntu wambwiye, abana babiri baganiraga, umwe rero w'umukene abwira uw'umukire ati rwose ati wacu tugiye kuburara. Uw'umukire aramubwira ati wanyu mugiye kuburara gute? Ati ubwo se nta nubwo bari ati basi nibagende babagurira amagi bateka umureti babahe n'umugati,
kuko iwabo mbese ubwiyo batatetse babaha umureti n'umugati. Ati cyangwa bagukorera icyayi kirimo amata. Ati ubwo se ubwo waburara? Mbese umwana sinamurenganya kuko niko abyumva, ariko ntabwo yumva kuburara, ntabwo azi icyo ari cyo. Ntabwo mvuga ngo mbega umwana w'umwibone we, si icyo mvuze, ahubwo ndavuga ni hari abantu bagiriwe ubuntu bwo kutamenya iyo mibabaro, ko kutamenya ako gahinda k'umuntu waburaye cyangwa wabwiriwe. Ariko wowe wabiciyemo muvandimwe, ndabizi ko niyo ugiye kuryama kuri matora uri kwiyorosa ikiringiti uhita wibuka bya birago, ukibuka babandi baryamaga mu birago, ukavuga uti Mana we nanjye nabiryamye, murabibuka burya. Nuko uvuga ngo umukene ari we wowe nyine uri kwibuka abakene bagenzi bawe bari inyuma yawe. Haleluya, kuko barahari. Nyamara umukire, abesha abakire ntago baba banabitekereza, baravuga bati ubwo nyine. Hari n'abakire bajya bavuga baye ngo none usinga ubwo nyine ngo kubango badakize ngo n'ubushake bwabo. Hari umuvandimwe umwe nawe twigeze kugana, ariko mbwa ati Mama Louise, ati ndababaye, ati naganiriye n'umuntu, ati ubi Burayi, mbese umuntu umaze kugera aho agera nyine, nuko arimo kumubwira ati ati no, ati muri Afrika barakennye, ati ariko ubukene bwabo n'ubushake bwabo, ati ntibashaka gukora. Ndatese uragira ngo bakora iki koko? Hakuzi ko umuntu ashora akanahomba? Ko no, ngo nukubera koko baba bakoze ngo projet nabi. Muvandimwe nezere ko utari muri abo. Bazatekereza ko babakene ari abantu batiyitaho, bazatekereza ko abantu barwara amavunja ari abantu batagira isuku. Muvandimwe nizere ko utari muri abo, nizere ko utari muri abo. Ahubwo tujye dutekereza yuko iyi si ngewe narayicaye ndayireba, nsanga yifitemo ibanga tutaramenya. Iyi si yifitemo ibanga. Hari umuvandimwe wigeze gushyira akantu kuri WhatsApp ndakabona, ngo iyi si itaragukaranga ngo ibiki gushakira ikirungo. Buriya rero ijoro kuba ikiri gukata puwavuro, iri gukata sereri, mbese ngo ize kugushyiramo neza isafuriya ikiri kuziko batarasukamo utuvuta ngo bagushyiremo, ugatekereza ko bariya bari mu mavuta ngo hari icyaha baba barakoze. Ariko si icyo ngewe nshaka kuvuga. Ntabwo ndi kuvuga ngo rero ngiri kugushakira ikirungo igiye kugukaranga, oya, ahubwo ndi kubwira babandi batari ku ipanu. Bavandimwe beza, niba utari ku ipanu ujye wibuka ko inyuma yawe hari abari ku ipanu. Muvandimwe, ni wowe ndi kubwira. Niba ugize amahirwe ubuntu bukaba bwakugezeho bw'Imana ukaba utari ku ipanu, wibuke ko hari abari ku ipanu, cyangwa ku ikarayi cyangwa ku isahane. Ugira icyo ubafasha, ugira icyo bamarira, nawe ku isaha yo gutabarwa uzababona babandi wagiriye neza. Niyo mpamvu Yezu yambwiye kuri Pasika ngo mbwire abana be ngo mwakoze. Hari umuvandimwe n'umwe ariko wambwiye ati Mama Louise we, ati Nyagasani Yezu, ati rwose ati yanshimishije, ati yanshimishije, ati mubo yashimye nanjye ndimo, ati ndimo. Yariyumvise kandi koko ari, ati none ati nkohereje udufaranga dukeya rwose. Muvandimwe wadutanze, reka ntuvuge ndane dukeya kuri bamwe, ni twishi ku bandi, ariko ngewe ndavuga nti ni dukeya ku byo Nyagasani Yezu yaduhaye. Kandi uwo muvandimwe yadutanze adukuye ku mutima mu bushobozi bwe buke. Nuko amafaranga 10,000. Ati rwose ati ayo ngaya tuyamera umukene, ati umubwire ngo Nyagasani yanshimye, ati ntabwo nkwiriye guceceka. Haleluya. Noneho Yezu araza arambwira ati ntabwo abashimwe ari benshi, ariko uyu muntu aratekereje aravuga ati ubu Yezu adushime duceceke, ati reka nanjye nshime. Gushima rero ntabwo bisaba kuba ufite byinshi muvandimwe. Kuba wakora geste yo gushima cyangwa kujya gute ntabwo bivuga ngo gutanga byinshi. Ariko Nyagasani yavuze ati mwana wanjye ndagushima, burya hari igihe utaraka ugasimbuka kabyina. Uwo muvandimwe ni nko gutaraka gusimbuka. Uko biri, icyo ndashakaga kuvuga wenda si ubwinshi cyangwa ubuke bw'amafaranga, si icyo mvuga muvandimwe, icyo utanze cyose. Nk'ubwo 10,000 birimo ibiro 10 by'isukari, ubwo no kuvuga ngo hari abantu 10 babonerwa isukari. 1,000 gifasha umukene rwose ararariye mu Rwanda, wenda akarya biciriritse ariko ararye.
mvuga ngo hari abantu 10 uwo muvandimwe yagaburiye mu kwishimira ko nyagasani yamushimiye nawe yagaburiye abantu 10. Murumva ko rero hari abantu bazi gukorera ubwami bw'ijuru. Nukuri uwo muvandimwe nawe arabizi. Hari n'abandi si ukuvuga ngo niwe wenyine wenda ushima, namwe mu buri wese afite uko yagiye abyiyumvamo ko nyagasani yamushimiye. Ariko icyo mvuga ni ikijyanye n'ubwo butumwa nyagasani yampaye kuri Pasika nkabutanga, uwo niwe wabashe gushima. Nubwo telefone yanjye mwese mwamenye kado Yezu yampaye, yewe bijya binanira guhisha, nanjye nabwiye Yezu ndi ntago nsabisha. Kado Yezu yampaye nuko telefone yapfuye yagagaye. Telefone nakoreshaga audio, telefone na no iriho na mbese iya audio, mbese nkoresha kenshi yabaye igagaye. Niba yuzuye sinzi uko byayigendekeye, ariko busimbasha no kuyifungura, mbese yagagaye. Ubwo rero ndavuga ni seke bidayimoni, nurabeshyera ubusa, nurashaka kugira ngo ijambo ry'Imana rihere. No urabeshya ndiyaranje. Nuko rero n'umuvandimwe kandi ndahamya neza ko ari buntumikire ndahamya neza ko ari buntumikire. Iyo audio ndi gukorera abageraho ndabyizeye kandi ndabyizeye. Yego telefone wenda ndayijyana ku batekinisiye barebe niba hari icyo bayikoraho, ariko ngiyo kado ya Pasika ndaranye. Telefone yagagaye. Ubwo rero mbere yuko igagara uwo muvandimwe we yaranyandikiye naramubonye. Niba hari nabandi wenda bashimiye nkaba nabivuze, nibagire ngo ndabirengagije, ahubwo ubwo bashimye namaze kuba nyuma ya telefone yamfungiranye ndashaka ko nyinjiramo. Ariko byose dushime, muri byose dushime, muri byose dushime. Ndashima Yezu rero ibyakomeje kudukorera, nukuri ndamuhimbaje, kandi uyu mwami w'amahoro ni Imana. Nuko rero mugenzi ugana mu ijuru, uyu munsi tubaye duhagarikiye aha ngaha, ariko tukizirikana ku bubabare bwa Yezu nubwo twabuganiriyemo, ariko kandi burababaje. Birababaje rwose. Gusa nsoreje aho nakubwiraga ni nyagasani Yezu nagashaka ko tubuzirikana rimwe mu cyumweru, rimwe mu gihe runaka, ahubwo tujye duhora tubuzirikana bube ubuzima bwacu bwa buri munsi. Nuko rero dukomeze dushime, dukomeze twihangane, dukomeze dusenge, kandi dukomeze twisabire twebwe ubwacu, dusabira n'isi yose. Abari mu isengesho ry'iminsi 21 ndacyakomeza nanjye kubasabira umugisha, ndacyakomeza kubabwira nti muhumure Yezu arumva. Naho tutabona icyo yakoze ako kanya, ariko arumva. Kuko na Daniel nawe nidusoma neza tuza gusanga marayika w'Imana yaramutsanze ku munsi wa 24, nubwo we yararangije isengesho. Nuko rero dukomere. Imana ibaho umugisha abavandimwe, kandi umugisha wa Pasika ukomeze ugere kuri buri wese. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.